dufite ikibazo nk'uko twahoze tubiganira cy'abana b'abangavu baterwa inda, wowe ukabizana muri byacitse kugira ngo utwike wa mugani nk'uko bivuga ubu, ariko ntiwafashe akanya ko gucukumbura. Burya hari ikibazo utajya dukunda gusubiza, kuki, wayi, byagenze gute? Abantu bakavuga ngo abana b'abakobwa 80 mu murenge umwe, ariko wowe nk'umunyamakuru inshingano zawe no kuvuga ngo ariko se ubundi bigenda bigeraho byagenze gute? Ni abana bagwa muri uwo mutego kubera iki? Ni irari ry'ibintu, ni ubukene, ni ubuzima babamo. Ngira ngo murabizi burya ubuzima tubamo muri iyi minsi biragoye. Abana babyuka bumva indirimbo zishyushye, wa mugani, none barashyushye nabo. Ibyo byose ugomba kubishyira ku ruhande, ugashaka abafite ubumenyi muri izo domene. None turabyuka mu gitondo ukicara kuri mikoro ukavuga, ntuganira mu kabari. Aho niho byacitse zivukira. Kandi sinibaza ko umunyarwanda numuha byacitse azumva byacitse, ariko burya mu kubyakira abyakira azi ko ari ukuri. Uba umuhemukiye, kuko nawe iyo umubwira ngo amakuru mfite yo mu nda y'isi, siko tubabwira, amakuru mfite afite gihamya, kandi wowe urabizi ko uravuga byacitse, ngo noneho mana yanjye mufite amakuru, ukabanza ukabategura. Kandi muri we umunyamakuru ni umunyamakuru, ni umuntu ushaka amakuru akayacukumbura akaguha amakuru y'ukuri, kandi wowe uramubeshya. Impamvu navuga ngo abanyarwanda ntibakunda byacitse, bazakira bazi ko ari ukuri, kuko umunsi wamubwiye ngo bya bindi nakubwiraga burya nikiniraga, ntabwo azabikunda, ahubwo muzabipfa. Ufashe ya makuru wahimbwiye byacitse ukamuha impamo yayo, none niyo azamugirira akamaro, niyo azakunda kurusha. Kuko noneho umuturage amakuru ari gutuma amenya uburenganzira bwe kuri gahunda z'ubutaka. Murabizi ko ari ikibazo hano hanze, niyo bavuze ruswa, hamwe mu hatungwa agatoki ni muri izo serivisi z'ubutaka, sibyo? Umuntu akaza, umukomisiyoneri, akabeshya abantu ngo hano hantu hazanyura umuhanda wa kaburimbo kugira ngo hatumbagire. Bereka ngo tuba twayakurimba, ngo buriya bariya no mu butaka ngo turaziranye, ngo haranyura kaburimbo. Ubwo aho umuturage yajyaga kugura 1,000,000 akahagura 10. Ubwo bubeshye. Niba mu mikino ho n'urundi rwego byacitse, barabyacitse, mwazise n'amazina ngo kumena umuceri, kuvunira mu mavi, ariko byakubitana n'abo ubwira n'uburyo bivugwamo, kuko babivuga ni nka teatire. Umva abantu byaryoshye, ariko wajya kureba ugasanga none se niba ukora ikiganiro cy'amasaha 3 nta mutumiro, ayo makuru wayakubiye utavuka dokima wabikuyemo, ntibyacitse. Ariko abantu barabikunda bazi ngo ni ukuri. Mfate nk'urugero muri Pax Express dusaba umuntu gutara inkuru iri ku rwego rw'uburinganire, tumusaba ati niba washyizemo ijwi ry'umugabo ushyiramo n'ijwi ry'umugore, niba ushaka Vox Pop umugabo n'umugore bose bavuge, niba ari igitekerezo batanga umugabo n'umugore bavuge, ibyo agatajya akabitozwa, kandi akumva ko abo bitsina byombi bafite ibitekerezo byose bifite ireme.